Mugire ibihe byiza aba creators Rwanda. Uno munsi tugiye kuba twaganira kuri topic y'ingenzi cyane. Ni topic imeze nkaho iri sensitive cyane, ariko nyine ni topic ugomba kumva ukanasobanukirwa. Hari ikintu abantu bakunda kuba bakibazaho iyo bamaze kuba bamonetize abantu benshi, batekereza ko ubuzima bugiye kuba bwahinduka, amafaranga agiye kuba yaboneka, byose nyine bigiye kugenda mu buryo bwabo. Ariko mu by'ukuri hari ukuri batabona, cyangwa se hari ukuri rimwe na rimwe bafesinga nako ukuri badakunda, kubera ko kuba monetize ntabwo bingana amafaranga. Ibi ngibi abanyarwanda benshi bakunda kubyibeshya, baza kuri YouTube cyangwa se ukabaza undi ukorera kuri YouTube, nta kindi azakubwira ko amafaranga ahari. Ariko se mu by'ukuri koko arahari? Kuri YouTube hari amafaranga kuba ariho, ariko ntabwo ari aya bose. Sorry kuvuga gutyo, ariko ndibuze ko nabidefanda. Ati rero ngo babimeze bite? Anga kuri YouTube hari uburyo nyine abanyarwanda tuzamo tugendeye mu kigari. Mu magambo make, abanyarwanda benshi bakora YouTube bagendera mu kigari, ntabwo bafite impamvu zo gukora YouTube zabo. Ndibuze kuba nabikubwira, ndibuze kuba nabigusobanurira. Iyi ni Creators Rwanda. Hanyuma reka nze dukomeze. Ukeneye consultance nkakubwira nyine, nkareba channel yawe nkakubwira ati nibibura cyangwa se bigenze gutya na gutya na gutya na gutya, wamamagara kuri izi nimero 0784525890 nyishyura 20 ku isaha. Okay, abanyarwanda rero tugira defo imwe. Yo kugendera mu kigari tutazi. Ati no kubera iki? Abanyarwanda dukoze channel, dukora channel tudafite impamvu dukoze channel. Ibintu ni uzabyitegereza ubirebe. Ni nayo mpamvu abantu benshi channel zitunanira cyangwa se YouTube yanga. Bamwe bakaba successful, abandi ntibabe successful. Anga ndibuze ko nagusobanurira. Nanone ugasanga hari abantu rimwe na rimwe usanga bari mu bintu bimwe, cyangwa se ugasanga abanyarwanda twese twizingiye muri content zimwe. Okay, nimba ari amatiku twese tukajyayo. Bene ubona abanyarwanda bose bari gukora amatiku, suko bakunza amatiku, ahubwo nuko twaba content creator tuyabagaburira, nta kindi twabaha. Nta bundi bumenyi dufite, nta yindi content dufite nyine uretse ayo matiku. Ariko se mu by'ukuri niyo content ihari yonyine. Uzabyitegereza urebe, iyo hari amatiku yabaye, abanyarwanda twese twirukankirayo, nibyo duha amaso. Iyo habaye intambara, nibyo duha amaso akenshi cyane izo content. Nukubera iki? Ntabwo ari uko abanyarwanda dukunda ibyo ngibyo, ahubwo nuko aba content creators cyangwa se abantu batugaburira content nabo ubwabo nta yindi creativity bifitemo, uretse kuba wabo basohoye amatangazo ya naya nyine y'intambara, akaba yagenda akavuga ngo amatangazo ngo yavuze ubi, bikaba birarangiye. Ugasanga ni itangazo rimwe ryavuzwe n'amacano hafi ya yose y'intambara. Reka ibyo tubiveho, ukava ku ibyo ukaza muri niche wenda y'ibindi bisanzwe. Nimba umwe wenda ngo bamufashe asamba na bamufasha aca inyuma, ugasanga amacano yose nibyo arimo aravuga. Mbega nyine mu Rwanda tumeze nkaho aba content creator badahagije, kuko hari byinshi wakigisha abantu, ariko nyatari. Hano rero naguteguriye ibintu bigeze muri 7 ushaka kuza kuri YouTube ugomba kuba wakibaza. Bitari ibyo ngibyo uri buze kwisanga nawe mu murongo umwe n'uw'abandi ba content creator hafi ya bose. Nyine ujye ukora ibintu bimwe nk'iby'abandi, igihe kigere uve mu gende cyangwa se bikwangire nyine nk'abandi, nawe witahire wicomokere. Ibi ni ibintu birindwi rero ugomba kuba wakwibaza naguteguriye. Ikintu cya mbere ugomba kwibaza mbere yuko uza kuri YouTube, ugomba kwibaza ati ni bande ngiye gufasha? Content yanjye ni ndi ngiye gufasha? Mbere yuko create channel, content yawe ni bande ngiye gufasha? Ukibaza imyaka. Ati abantu bankurikirana ni abajene, ni abasaza, ni abari mu myaka hagati. Imyaka ukabanza ukayibazaho, ukamenya bagiye kuba bagukurikirana. Ikintu cya kabiri ugomba kwibaza ni ikibazo. Ibibazo ugiye gukemura ni ibihe bibazo ugiye gukemura kuri channel yawe kugira ngo abantu bagukurikirane. Ikintu cya gatatu ni ikintu bita mindset. Imitekerereze yawe ni iyihe? Ko nabyo birakonta. Buriya witegereza ikintu bita social media zabaye nk'inzu nk'urugo rw'umuntu ku giti cye. Rero nimba urugo rwawe ari urugo rwawe, ufite uburyo nyine urugavaningamo, uburyo nk'ubu ngubu nge duhuye abantu bankurikirana ushobora kubunzi cyane. Kubera iki? Uhora umbona, uburyo mvuga, uburyo ndayactinga, kuko uhora umbona nyine. Rero imitekerereze yawe nayo irakonta. Ikintu cya mbere rero, nimba utaza bugiye gufasha kuri YouTube,
YouTube wayireka. Ugomba kubanza ukibaza uti ni bande ngiye gufasha, ngiye kubafasha ikihe kibazo, ngiye kubafasha iki. Icyo kintu wamara kukimenya ukajya wakurikiza ibi ngibi ngiye kuba nakubwira. Ikintu cya kabiri, ugomba kwibaza uti ni ikihe kibazo kibangamiye rubanda ngiye gukemura. Ibi bintu ntabwo mubyitaho akenshi iyo mugiye gukiriya amacano. Ukiriya cano kubera ko wumva neza ko uyikeneye, kubera ko Oliver Legra ikora, kubera ko uriya muntu yabikoze bikaba successful nawe ukabikiriya. Ugomba kwibaza uti ni ikihe kibazo kibangamiye rubanda ngiye gukemura. Wamara kukibaza ukaba wavuga ati reka njyemo mbere. Ushobora kuvuga ati wenda harimo abakene, wenda nize finance, nzi kubona nakigisha abantu ibijyanye n'amafaranga no kuyacunga, nabyo bikaba byagutunga, ikaba ariyo content yawe. Mu Bushinwa batangije, hari ikintu gihari cyo kuvuga ati ibintu utize urabivugaho iki kandi utarabyize utabizi. Bivuze neza ko nimba bagufasha uri gukora content barakubaza ati warabyize. Urakora content ku bintu wize mu Bushinwa, nta mikino ihari. Ikindi kindi ni ukwibaza ati ese ndimo ndigisha nyine cy'abantu ikibazo ugiye gukemura. Icyo kibazo iyo umaze kukibona ukabona kiraye muri societe, icyo kibazo uragikemura. Niwitegereza ukareba izo channel zimeze gutyo zikunda kuba zagira aba subscribers byihuse. Iyo umuntu azanye igishya yihariyeho, channel ye iragrowinga pe, iraboominga kuruta izindi. Cyo nicyo kikwereka ko abanyarwanda ntabwo dukunda amatiku nkuko babivuga, ahubwo nuko amatiku ariyo abanyarwanda bagaburirwa. Bivuze ko babagaburiye content nziza, uzarebe channel zo guteka ziri very successful cyane, ari nibyo byiza nkunda. Vlogging nazo zitangiye kuba successful mu gake. N'ama lifestyle nayo naba successful. Icyo ni ikimenyetso cyerekana neza ko abanyarwanda bakunda content, ntabwo content zimwe arizo twakwiye kuba dutekereza. Nimba uri mu content creators witekereza kuba waza muri niche yanjye, kuko wenda ibi bya YouTube bimazemo igihe, mfite icyo nababwira, ariko se urababwira iki? Kuko nimo ndabikora nawe ugiye kubikora. Niba wenda channel runaka ikora ibiriya nyine barayikunda ku matiku, nawe ugiye mu matiku, ariko se wowe uzi uburyo amatiku akora? Uzi guterana amagambo cyangwa ntabyo uzi, urimo urapfa kwishora gusa? Ni ibintu ugomba kwibaza. Ikintu cya gatatu ugomba kuba wakibaza mbere yuko utekereza ati YouTube yawe irakubyarira umusaruro cyangwa se biribuze ko byagenda neza. Ugomba kwibaza uti kubera iki umuntu azanyumva? Niki kizatuma unyumva? Wowe nkurikiranye, wowe urimo urareba ino content, niki cyatumye nyumva? Niki gituma ugenda ukagaruka anytime ukavuga ati reka njye gusearchinga creators Rwanda ndebe ibyo yashyizeho? Icyo kintu ukakibaza, niye mpamvu bazanyumva? Swat ni experience ufite, bitaba ari ibyo akaba ari result iva mu bintu nyine wagiye ukora bikagaragara neza ko wabaye successful, ufite icyo waganiriza abantu, akaba ari result. Cyase nanone ukaba wakoze ubushakashatsi, nabyo birashoboka. Ndeno nanone niba ugiye ukiriya channel uyibaza ati kubera icyo umuntu azandeba, kuki umuntu azaza none akandeba neje akagaruka why? Niye mpamvu izatuma uwo muntu agaruka. Nusanga nta mpamvu yo kugaruka, icyo kizakurenga. Ahangaha ni witegereza uraza gusanga ko abantu benshi hari content bakreate amacano, agasanga ni content zigiye kimwe nyine, ni content ziba zikarangira ariko nta kindi kintu kizakurikira. Nta kuvuga ati izo content uzongera wenda zizakomeza kuba zahora. Hari content zigiye kimwe pe, bikari content zimeze nk'ubukwe, ukawashyiraho content ikaboominga bakayireba mu gihe cy'icyumweru cyangwa se amezi angahe, season runaka, byarangira iyo content karangirana n'icyo gihe channel yawe ntagire uzongera kuyireba. Izo content zibaho. Rero ugomba kwibaza uti kubera iki umuntu ashobora kuba yafata igihe cye akanyumva? Na experience. Buri abanyarwanda ntabwo ari injiji. Umuntu wese ugukurikirana yumva ibyo urimo uravuga agashyira muri logique agahuza. Iyo abonye bidahura arakureka. Content ni benshi, ni nk'isoko. Kujya mu isoko ugahitamo iki undi agahitamo kiriya, content naho ntaho bitaniye cyane. Ikintu cya kane ugomba kwibaza uti niki kizaba nyuma yuko barebye video yanjye? Ibyo byose wabyibajije biriya byo hejuru ibaza uti niki kizaba. Ko ndebye video ya Oliver Legra, wirebye video, niki ari butekereze nyuma ya video yanjye? Siniye package namuhaye iri butuma zagaruka? Ese content yanjye nyine nayireba aratekereza iki?
Hanga niho benshi dukunda kuba twagwira mu mutego, ugasanga turi gukora ibintu bibi. Swati turimo turishyira ku karubanda, turimo turambara ubusa, turimo turakora content nyine z'ibishegu ziraho z'amafuti zitwangiririza izina, ariko still no kugushungera nta wundi uzagaruka. Content ngizo zigira abantu, ariko nyine aba ari nk'ubwiyahuzi. Urazikora ubone views, ariko se uzajya uhora ubona abakwambarira ubusa kuri channel yawe kwera? Wenda none yambaye ubusa bakurebye, nejo yambaye ubusa, kwezi kurashize, ubusa barabuhaga. Ugomba kubyibaza ukabitekerezaho, ugomba kwibaza uti ese uno muntu urebye content yanjye arangirira icyizere byibuze nibirangira, cyangwa se arakora action bigendeye ku cyo mubwiye, bigendeye kuri content namuhaye? Ibyo ni ibibazo ugomba kwibaza before yuko utekereza kuza hano kuri YouTube channel yawe. Ikintu cya gatanu ugomba kwibaza uti ese ngewe turetse no kubeshya wenda ndashyushye ndumva ndi tayari ko ngomba gutangira YouTube channel, ndi capable yuko nzakomeza kuba naguma kuri YouTube by'igihe kirekire? We as content creator, nk'umu content creator uzaguma kuri YouTube igihe kirekire? Urumva neza ko ufite kimeze guhora upambana nyine iminsi yawe ihora iri busy, rimwe na rimwe kurambirwa agashyuhirano ugira ko gutangira ibintu kubera ko wumvisha ko akubwira ngo birimo amafaranga, ejo ukabivamo gutyo, mbega ugasanga nta kintu na kimwe ujya urangiza. Uri tayari kunuza kuri YouTube uzakubita imyaka 2-3 ubona nta kigenda? Ngomba kubyibaza, uzamara igihe kingana iki kuri YouTube? Ngibi ugomba kuba wabimenye, kuko hari igihe uza no kuri YouTube ukaza ufite ya content navuze igihe gito, kayikora ikaboostinga sana bigaragara, ariko YouTube igahita igwa hasi, ukabutangira kubona views ziri hasi cyane pe biriho. Uzakomeza gupambana ushaka indi content bazagukundamo? Byibaza. Nusanga igisubizo ari yes, wakora. Nusanga igisubizo ari no, ukora ukabura views, ukabura aba subscribers, icyo gihe YouTube nakugira inama yo kwireka. Ku YouTube ntabwo nta marangamutima igira. Kora ibintu uzi ko wabikoze neza bishyizeho amafaranga, views zikaba 0. Fata igihe ugasanga byanze. Bivuze neza ko intangiriro za YouTube sometimes witangira umeze neza wuzuye esprit, ariko iri kodinze video ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu kugera kuri 20 nta urazireba kandi uzita amafaranga, nubwo itubura neza ko ikibuga wajemo atari ikibuga gisanzwe. Ikintu cya gatandatu ugomba kwibaza uti kenye kuza kuri YouTube channel, wakubaza ati channel yawe ikora ibiki, wabisobanura mu nteruro imwe? Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane utumva ko ari akantu gatoto. Wasobanura ibyo channel yawe ikora mu nteruro imwe? Igisobanuro cya channel yawe mu nteruro imwe ni iki? Akongera kubaza ati noneho bihuze n'ubumenyi bwawe. Erega buriya YouTube kugira ngo irambeho nakubyarira umusaruro, nakugira inama yo gukora channel iri yegeranye cyane n'ibyo wize. Kuko nkanjye ubona nize business and information technology, byumvikane cyane ko mu mujyo umwe ndi mwibi bintu ndimo ni niche yanjye ukuntu ni business, it's okay, na IT, information and technology, bimeze nkaho nyine bihuye mu kuntu. Mbega nyine okay, uje kuri YouTube ntabwo ukumiriwe, ariko wiza nk'abandi. Nimba uri umuveterineri ngwino nk'umuveterineri, niba uri umuganga ngwino nk'umuganga, ufite certificate, sinzi impamvu ujya mu matiku kandi uri umuganga. Niba uri umu-engineer ngwino nk'umu-engineer, twigisha uburyo bubaka. Niba uri umunasi ngwino nk'umunasi, niba uri umu-diaspora ngwino nk'umu-diaspora. Utubwire lifestyle yo muri Canada, yo muri Amerika, uburyo bimeze aho bitandukanye no mu Rwanda. Turabikeneye, dukeneye experience, turabyumva kuko uri wacu, uri umunyarwanda, uvuga ikinyarwanda, uri busobanure neza ibyo ngiye kuruta uko nareba channel y'umuzungu. Uraza unsobanurire, umbwire ko bimeze, umbwire uburyo ibirayi by'iyo bitaryoha cyane nk'ibyino, umbwire uburyo avoka ziyo zitaryoha cyane nk'izino, ubinsobanurire nampe fact. Icyo gihe nzagukurikirana ko turakominikana, turi abanyarwanda, duhuje amaraso, duhuje igihugu,
duhuje nyine ibyo twigira, mbega gesture zose turazihuje. Ko ni kukubwira ururimi ukarwumva ni byiza cyane, bitandukanye nuko nakubwira icyongereza biragucarinjinga rimwe na rimwe uvuge vocabulaire utumva, cyangwa se mbivuge mu bundi buryo ko nimbikubwira mu kinyarwanda urabyumva cyane. That's why uba ugomba guhuza channel yawe n'ibyo urimo, kuko birakorohera bikanakuryohera. Iyo channel yawe iri muri niche yawe, cyangwa se iri mu bintu wize, cyangwa se mu bintu urimo, birakorohera bikanakuryohera cyane gukora content. Ikintu cya karindwi ugomba kuba wakibaza, ugomba kwibaza uti ese apart y'ibi ngibi nimara kugira attention, abantu nibamara kuba bankunda, niki nzabagurisha? Ni ikibazo benshi batibaza, ariko ni ikibazo cy'ingenzi. Nitumara kugukunda, tukagufollowinga, tukaguha like, byose bikamera neza, niki uzatugurisha? Ask yourself. Iyi niyo mpamvu nakubwiye ati ugomba kujya mu bintu wize. Niba umu veterinaire ushaka kuvuga ati okay, ngenda gurisha imiti, ukawayi delivering, uvuga ngo inka yanjye ifite ikibazo iki, kawayi ha delivery kayimushyira akakwishyura. You can make money online. Ni warize finance, ushobora kuza kuvuga ati mwana, hano mfite miliyoni zanjye 2 rero zirimo zirapfa ubusa, ngira inama z'uburyo nazibyaza umusaruro. Nkaba naza nkakwishyura izo 20 cyangwa se 40 ingahe, ukambwira ati gutya na gutya na gutya na gutya, kuko urabizi. Ni icyo ngicyo nakubwira rero before yuko ufungura channel. Ibyo bintu by'ubanza ubyibaze. Ibyo ngibyo usanze ubyujuje ugafungura channel, biba successful. Bibutsa neza ko kwandika comment ukagira icyo umbaza, nabyo nyine nibyo mperaho nkora content ngiyi. Mwakoze cyane rero kubana nanjye, tuburane mu bindi biganiro. Ini Creators Rwanda.